Yes, welcome again to our YouTube channel. Iyi video by'umwihariko abantu nyikoreye ni abantu baherereye i Rusizi, ngira ngo nimba nawe ufite umuntu uherereye mu karere ka Rusizi ubashe kuba wamuburira ku buryo yabasha kugenza amaguru make ndetse akanitonda, kandi ikindi ku mugoroba akazajya aba ari mu rugo ku buryo ntahandi saa y'isaa 12:50 cyangwa saa moya zizajya zimusanga ataragera mu rugo, kuko isaha ni isaha. Uburyo Kongo yesitaye ibibunda bigiye bitandukanye hariya i Bukavu bireba i Rwanda, hafi n'imipaka yose y'u Rwanda ya Kongo n'u Rwanda hesitaye imbunda ziteye ubwoba. Kandi ninkubwira imbunda ntiwumve ngo ni zino mbunda zigiye ziciriritse cyangwa tuno tubunda nyine turasa agasanzwe kakangiza nk'izimwe. Oya, bahashyize imbunda nini zishobora kuza zigahirika amataje, zimwe bazajya barasanzwe hari abantu benshi bose bagapfira icyarimwe. Ngira ngo rero nkubwire ngo niba ufite umuntu uri i Rusizi ubashe kuba wamuburira, akaba wenda nimba byashoboka akaba yagira naho ahungira, cyangwa se akaba yazajya aba ku masaha y'umugoroba ari mu rugo, kuko isaha ni isaha ushobora kujya kubona ibintu birahindutse, kuko Perezida Felix Tshisekedi yamaze, cyangwa se we nta kuntu ari gushaka inzira y'ibiganiro y'amahoro, ahubwo yumva ko by'umwihariko ikintu cya mbere agomba gukora ari ugufata Rusizi, agafata Kamembe, agafata Bugarama, ndetse ngo agafata na Nyamasheke. Kandi ibi byose urumva nyine niba avuga ko abanyakongo bavuga ko bashaka gufata Rusizi, nta kindi nyine, nta bindi biganiro bigomba gucamo usibye inzira z'intambara. Akaba ariyo mpamvu nkubwira ngo niba ufite umuntu wawe uherereye Rusizi cyangwa se uziranye n'umuntu uri Rusizi, ushatse wamuburira, kuko mu minsi nk'iyi ngiyi rwose hari igihe baza basanga nk'udukundi tw'abasore ku muhanda bose bakabayora bakabajyana, kandi abo bantu ukazasanga bahise bajya mu gisirikare ari n'ibintu bitanateguwe, ahubwo ari uko gusa igihugu kibona ko abasirikare gifite bashobora kutazaba bahagije, ahubwo bakaza na za mbobo zose basanze ku muhanda bakazijyana nazo zigahita zinjizwa mu gisirikare bitunguranye, ugasanga nabo bari mu bagiye guhita bajya kurwana urwo rugamba. By'umwihariko rero reka nguhereze ikaze, tugiye kugaruka ku magambo perezida w'u Burundi amaze iminsi avuga, by'umwihariko avuga ko nawe ngo afite gahunda yo gutera u Rwanda bagafata Rusizi. Akaba ariyo mpamvu na Perezida Tshisekedi baje gushyira hariya ku mupaka, cyangwa se ku mipaka, haba ku mupaka wa mbere, ku rwa mbere, ku rwa kabiri, ndetse n'ibindi bisansu biri hejuru rwose ubona ko byitaruye bireba mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo isaha n'isaha bashatse kurasa mu gihugu cy'u Rwanda byaba ari ibintu byoroshye. Bikaba ari niyo mpamvu rero ndi guhereza, cyangwa se iyi video nyikoze kugira ngo niba ufite umuntu wawe uri Rusizi, cyangwa se nawe uri Rusizi, iyi video uyirebe, uyumve, uyiteho, ndetse wumve neza n'ibikubiyemo. By'umwihariko njye tugiye kubanira Isaac Somana, ngo wahe ikaze muri kino kiganiro kuri Mansa Musa TV. Ukore subscribe kugira tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse like, share na comment byawe ni ingenzi. Ngira ngo mu minsi ishize wumvishe uburyo Felix Tshisekedi yagomeje kwigamba ngo ngiye gutera u Rwanda, kandi nindutera nzaza nje gufata hano mu mujyi wa Kamembe, mbega nyine ni akarere ka Rusizi, mpite nkomeza mfata na Nyamasheke, ndetse n'ingabo z'u Burundi zizaturuka i Burundi zimanukira mu Bugarama, zihita zataka duhita yuko dufata akarere ka Rusizi. Kandi ukabona ko ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'iz'u Burundi ziteguye rwose, kandi ubona ko bari hatari. Akaba ariyo mpamvu rero nkubwira ngo niba uherereye mu karere ka Rusizi, cyangwa se ufite abahungu bakunda kugendagenda cyane, uherereye hano mu karere ka Rusizi ukaba ubonye iyi video, ngira ngo ubagire inama rwose, cyangwa se ubahanure, ubabwire isaha y'umugoroba bazajya baba mu rugo, kuko isaha n'isaha ushobora kujya kumva ngo igihugu cya Kongo giteye igihugu cy'u Rwanda. kandi ubona ko twebwe ubundi igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'ikiri nka kumwe wumva ngo ururimi, mbega bavuga ngo ururimi rutuye hagati y'amenyo. Urumva ko isaha n'isaha rero iyo bigenze nabi amenyo ashobora guhita aruma ururimi. By'umwihariko nk'igihugu cy'u Burundi gifitiye urwango igihugu cy'u Rwanda ku buryo buteye ubwoba, ku buryo baba bavuga ngo ubundi iki gihugu turi gushaka guhindura guverinoma yacyo, ndetse tuze twice na bamwe
mu bayobozi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo igihugu cy'u Rwanda nacyo kimere nk'ibindi bihugu byose. Ubundi akaba ari niyo mpamvu Perezida Kisekedi ari kugomeza avuga ko ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari no kugomeza agenda avuga by'umwihariko mu bihugu hirya no hino ngo bahagarikire u Rwanda inkunga, u Rwanda ntibongere kuboherereza inkunga. Mbega nyine ukabona ko ibintu by'uko u Rwanda rushobora kubona inkunga yaba iy'amafaranga, ibiryo cyangwa se intwaro, Perezida Kisekedi ari kugerageza uburyo ashobora kuba yabihagarika kugira ngo arebe ko ibi ngibi nyine byazamworohera kuba yakubita igihugu cy'u Rwanda. Ariko n'ubundi ni ibintu bidashobora koroha kuko igihugu cy'u Rwanda n'ubundi gisanzwe gikomeye kurusha Kongo, ndetse igisirikare cyayo kiranubakitse kurusha Kongo. Gusa nk'Abanyarusizi aho duherereye hose, niba ufite umuntu uri Rusizi waba umuburira cyangwa se ukamugira inama, kubera ko isaha n'isaha Perezida Kisekedi yiteguye kuba yakataka igihugu cy'u Rwanda, kandi ntabwo bizaba gutyo gusa kuko n'igihugu cy'u Burundi cyifatanyije n'igihugu cya Kongo, bose biteguye kuba bakataka igihugu cy'u Rwanda, kandi akaba ari ibintu bamaranye igihe, kubera yuko baba babona by'umwihariko yuko igihugu cy'u Rwanda cyabasize. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, gusa nkwibutsa ko ingingo y'umunsi ari uko niba ufite umuntu wawe uherereye mu karere ka Rusizi, by'umwihariko mu ntara y'Uburengerazuba haba Nyamasheke, ugomba kubabwira bakitonda cyane kuko isaha n'isaha u Rwanda na Kongo bishobora gukoranamo, kuko intwaro Kongo yagiye yesitara hano hafi n'imipaka hirya no hino bireba i Rusizi. Ni intwaro zikomeye cyane ku buryo isaha n'isaha zishobora kwangiza ibintu byinshi. Reka ngushimire, ngirwa abanyinda Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe.